Tugiye kureba ibice bigize porogaramu yawe muri Java. Ikintu cya mbere ni ukurema folder kuri C drive. Uza kuri C drive ukaza ukamanuka ugahitamo this PC, ukajya kuri C, tugakereya new folder, dosiye nshya. Niho turi buze gusevinga porogaramu yacu tugiye gukora, kuko tugiye kuyikora mu bundi buryo. Iyi dosiye turayita my Java. Niho tuze gusevinga amadosiye yacu tugiye gukora muri Java, cyangwa se file zacu ziri muri Java. Ikindi ukaza ugafungura notepad. Ku bantu badafite notepad plus mwakoresha notepad, nayo birakunda nta kibazo. Ugafungura ukarema file nshyashya, ni Ctrl N. Tugiye kureba uburyo porogaramu ya Java iba yubatse. Ikintu cya mbere kibanza ni class. Ubanza akajambo kitwa class. Class se ibanza ikunda kuba ari mu nyuguti nkuru, ariko hari mashini zimwe na zimwe zivuga ko ugomba gushyira mu nyuguti ntoya. Class tugiye kuyita area. Class izina ribanza rigomba kuba riri mu nyuguti nkuru. Reka tubishyire mu Kinyarwanda tubyite ubuso. Abanza ubuso, ugafungura. None ibintu byose biba biri buze kujyamo hano. Ni ukuvuga ngo iyi porogaramu yawe iraza kuba isevinze yitwa izina rihuye n'irya class. Iyo bitameze gutyo ntabwo bikunda. Uraza hano kuri file, save as, ukaza kujya muri ya folder twakereye. Twagiye kuri C drive, dukereya folder yitwa my Java. None ukabyita izina rihuye n'iryo wise class. Mwibuke ko inyuguti ya mbere igomba kuza iri mu nyuguti nkuru, niyo mpamvu iyi U iri kuza ari mu nyuguti nkuru. Ugashyiramo extension ya .java, kubera ko turi gukora mu rurimi rwa Java. Muri kubona ko aka kajambo kahinduye ibara, biri kuvuga ko twabikoze ibyo turi gukora. Noneho ikindi gihita gikurikiraho ni fonction mashini izaheraho igiye kuraninga. Iyo fonction bayita main. Kuvuga ngo main naho uri kuvuga ngo ni ikintu cy'ingenzi, ni fonction mashini iheraho iyo igiye kuraninga Java. Uburyo ukorwa n'ubu ngubu, wandika ijambo rivuga public static void main, ugafungura ukongera ugafunga. Na hano ushyiramo ibintu. Ijambo rya mbere ushyiramo hano ni string, sample, string, args, ugafungura gutya. Aya magambo icyo avuze ni ukuvuga ngo iyi fonction yacu ikorana n'amagambo y'ubwoko bwa string. None igafata argument tuzareba mu minsi izaza, argument zikoze mu buryo bwa array. Abantu bize array muri C bazi uburyo zikorwa, ni uku nguku. Noneho ukongera ugafungura ugafunga, ugashyiramo nk'ijambo ryitwa wenda hello world, kugira ngo turebe uburyo bikorwa muri machine. System.out.println, ugashyiramo double quote hello world. Hello, cyangwa se reka turekeremo ijambo hello, riraba rihagije. Ugasevinga. Kugira ngo uraninge ino porogaramu yawe wifashisha cmd. Tugashyiramo cmd. Ikintu cya mbere kikubwira ko Java yawe irimo kandi ikora neza ni ijambo ryitwa javac, cyangwa se java compiler. Iri jambo rizanye n'amakomande ntirizane error, biba bishatse kuvuga ko Java irimo. Tugiye gusubira inyuma paka tugeze kuri C drive, kubera ko ariho ya folder yacu iri. Gusubira inyuma ni cd, ugakora utudomo tubiri, ukabikora inshuro ebyiri, bituma usubira kuri C drive. Ugiye kujya kuri folder yitwa my Java, urandika cd my Java. Ugomba kwirinda kwibeshya mu myandikire.
tugiye kujya kuri ya fayili yacu yitwa ubuso.java. ubanza ijambo ryitwa javac, uvuga ngo ni java compiler, ugashyiraho izina rya class .java, ugakanda enter. ni ukuvuga ngo twayikompayirinze dusanze nta ereri zirimo, tugiye kuyiraninga. noneho wandika java ugashyiraho izina rya class, ukanda enter. muri kubona ko haje rya jambo ryitwa hello. Ibi rero niko porogaramu ya java iba yubatse mu buryo bw'ingenzi. Dusubiyemo twasubiramo ko izina rya class rigomba kuba rihuye n'izina wasevinzeho. Ikindi ufitemo public static void main. Public ni ijambo rituma function yacu iba rusange, ni ukuvuga ngo n'indi class iramutse ivutse yakwifashisha ino public. none ijambo static zituma ukoresha function utiriwe ukoreya object y'iyi class. ni ibintu tuzareba mu isomo ry'uburyo butaha. Murakoze cyane, mukomeze kubana n'Imana.